high up the mountain. Running for Grace ni inkuru itangira tubwira ko ubwo bari bagiye kwinjira mu kindi kinyejana ku kirwa cya Hawaii, hari abari baturutse mu kindi gihugu bari bazanywe n'umuhengeri w'amazi ndetse bisanga kuri icyo kirwa. Ariko nanone abo bantu bari bahaje bari bameze nk'abacakara, bamwe bakoraga mu mirima y'ikawa. Aba rero ngo bazanye n'icyorezo. Mu 1919 haje icyorezo aricyo Spanish flu, ndetse abo bayapani bakizanye nibo kishe cyane kurusha abandi. Umugore we atangira tuganira atubwira ko hano ku isi buri muntu agira ubuzima bumwe, waba maruseka cyangwa ubabaye. Ni ahantu ku kirwa hasa nk'aho harimo ikindi kirwa ndetse agace gakunda kweramo ikawa. Abayapani benshi bazaga muri Hawaii baje gushaka ubuzima bushya. Uyu mugore yagize ati umwana wari warabyawe n'umuyapani ndetse n'umunyamerika yaje gusigara ari imfubyi. Uwo mwana mama we yahoraga amuhisha kuko abayapani iyo babimenyaga bumvaga ari nk'umwaku. Nta n'umwe wari uzi ko uwo mwana abaho. Icyo cyorezo aho cyari cyaratatse ntago cyatoranyaga, cyicaga buri wese kigezeho. Nyiri imirima y'ikawa nyakubahwa Danielson ariwe mukire ukomeye yaje guhindurwa n'urupfu rw'umugore we, nawe wishwe n'iki cyorezo. Kuva uwo munsi yatangiye kuba umurinzi w'umukobwa we Grace wari ukiri muto. Iyi ikaba inkuru rero tugiye gukurikira y'aba bana babiri babuze ba nyina babo bakiri bato kubera icyorezo. Aba bombi baje gukundana ndetse ubona urukundo rwabo rudashoboka, ariko nyuma barugira urushoboka. Joseph cyangwa Joe, umwana muto w'umuhungu, amaze kubona nyina apfuye yatangiye kujya hanze, dore ko bitajyaga bibaho, ngo arebe ko yajya ashaka n'ibyo kurya nubwo arakiri muto kandi ntawe afite wamurera. Abayapani baramwangaga kuko bamufataga nk'umuvumo. Ubwo amaze gusonza kandi nta wamugaburira, yabonye ahantu yakiba ibyo kurya. Gusa nyuma yarakubiswe kubwo kwiba ibiryo kandi ntacyo afite abyishyura, ariko habagamo harimo n'urwango. Nibwo hazaga umuzungu w'umuganga wari uje muri ako gace abishyura ibyo yari ariye maze ariruka. Joe yakomeje kugenda kuri uwo muganga aho agiye hose, maze nyuma umuganga aza kumwikundira, babana gutyo. Bahoraga bajyana kuvura ndetse akagenda amutwaje imiti. Ubwo Joe yaje gukura avamo umusore mwiza cyane kandi yaratojwe kwiruka vuba akagera aho bamutumye kubera ko yahoraga ajyanye imiti aho muganga yabaga yamutumye. Grace, umwana wa Danielson, yahoraga abona Joe hafi y'iwabo azanye imiti arimo asiganwa n'amafarasi. Ubona amwishimiye cyane, ariko bari batarabonana. Rimwe Grace yaje kuvunika ikirenge ndetse biba ngombwa ko bajya kwifashisha muganga ngo aze amuvure, ariko basanga ntawe uhari. Ubwo Joe ababwira ko yabafasha iby'ibanze kuko nawe amaze imyaka yiga ibyo muganga yakoraga. Yageze kwa Grace amuvura uko yari abizi, nubwo se wa Grace atabyishimiye ko ari Joe wamuvura. Gusa haba Grace na Joe wabonaga bishimanye, nubwo Joe atari kubona uburyo yamuvugisha kubera uburinzi bukomeye bwa Grace. Joe ageze mu rugo muganga amubwiye nabi ko yagiye kuvura kandi akavura ibitari byo kubera ko hari ibyo ataramenya. Umukire Danielson yahise atumaho undi muganga uzajya uvura umwana we n'abandi bakozi be. Gusa mu gitondo muganga na Joe babyukiye kwa Danielson kureba uko umukobwa Grace ameze. Basanze arimo koroherwa, muganga yishimira ko umusore we ari gukora neza, maze bamubaza niba hari ahandi hamubabaza. Ubwo Grace amaze kuvuga ko yumva mu nda atameze neza, Joe yagiye kumupima, ariko ubona afite isoni ndetse yarobye cyane. Maze bavuye aho muganga amwihaniza kutazongera kureba umukobwa Grace kuriya. Bageze mu rugo yamuhaye imiti ajyana kwa Grace, ndetse yavayo akamuzana indi aho agiye kureba abarwayi bandi. Joe ari mu nzira yakubitanye n'umuganga mushya wari uje kwa Danielson, ariko ntiyabimenya, ahubwo yatunguwe no gusanga ari we ugiye kuvura Grace, ndetse we bamusubizayo bamubwira ko batakibakeneye, babonye undi uzajya ubafasha. Grace yarabimenye maze abona Joe arimo arenga. Joe nawe niko kureba inyuma abona ari kumurembuza, anamwereka aho yanyura bakabonana. Bose bari bafite isoni, ariko ntibatindanye kubera ko Grace bari bagiye kumuvura, maze Joe amuha imiti arigendera.
Ubwo ntibyatinze papa Grace banki iramwandikira imusaba kwishyura imyenda yose arimo cyangwa bakagurisha ibintu bye byose. Yataye umutwe yumva abuze icyo akora kandi n'inzu babagamo yari yaranditse mu mazina ya Grace. Yatangiye gutongana na nyina bashinjanya amakosa bombi bagiye bakora ngo uruganda rwabo rujyemo imyenda myinshi. Umuganga nawe yatangiye kwiyegereza Grace dore ko yari yamuzaniye n'impano. Ubwo muganga Reyes yatangiye kuzenguruka umujyi ndetse ahura na Joe dore ko batangiye no gukorana ngo byibura Joe yakiga ibindi birushijeho. Batangiye kugendana aho agiye kuvura ariko umukire Danielson arabyanga abwira muganga ko adakeneye uwo musore. Ubwo bahise batandukana batyo ariko n'ubundi muganga Reyes wabonaga nta kinyabupfura agira mu kiganga cye. Ari umuntu winywera itabi n'inzoga ndetse n'umwuga we wo kuvura atawuzi neza, ahubwo benshi babipfiramo. Muganga wakujije Joe yahoraga arwana urugamba rwo kugira ngo Joe amwiyandikeho abe umwana we mu mategeko ngo nawe agire umuryango ariko bakamwangira. Joe nawe abonye ko bamwanze bamwirukanye yahise ajya ahantu ku gasongero ku musozi yakundaga kuba ari iyo yababaraga. Umukire Danielson abonye ko imyenda kuyishyura atazabishobora, bari ku meza we na nyina batangiye kumvisha umukobwa we Grace ko muganga Reyes yamukunze kandi bashyingiranwa kugira ngo azashore amafaranga mu mirima yabo ubundi imyenda yabo bayivemo. Grace amaze kumva ko bamukeneyeho inyungu ngo ashyingirwe n'umukire kandi w'umusaza yahise ahaguruka arakaye cyane. Joe ubwo yagiye kureba Grace kuko yari atangiye kumukunda ndetse kutamubona akabura amahoro. Grace yabwiye Joe ko agiye gushyingirwa na muganga kandi mu minsi mike. Grace yarariraga kuko iwabo ntibari bitaye ku byishimo bye cyangwa ku cyo yifuza. Bwakeye muganga Reyes azana n'umukobwa we kandi mu bigaragara nawe yarutaga Grace ariko ibyo ntawe wari ubyitayeho kuko muganga we yifuzaga Grace kandi vuba cyane. Joe nawe mu marira menshi yagiye kubwira muganga uwamureze amubwira ko yabuze icyo akora kuko nta mafaranga we agira kandi bakaba bagiye kumushyingira ku musaza umuruta. Muganga amubwiye ko atagomba gucika intege cyangwa yihebe kuko niba umukobwa bagomba kubana bazabana nta kabuza. Uwakomeje kutubarira inkuru avuga ko rimwe mu mwaka byari bizwi ko ikirunga kizamura umwotsi ukuzura ahantu hose abo baturage babaga. Wirirwaga wabangamiye abantu. Ubwo muganga ndetse na Joe birirwaga bafite akazi kenshi mu baturage kuko birirwaga bavura. Uko amasaha yagendaga yicuma umwotsi nawe wagendaga ugabanyuka. Ubwo umukire Danielson nawe ari mu nzira ajya kuri gari ya moshi, akagare yari ariho kagize ikibazo karapfa. Mu gihe agiye kugakora dore ko bari baparitse nabi arimo akurura ipine yaranyereye agwa mu cyobo cyari aho, agwa nabi cyane kuko yangiritse mu mutwe. Joe na muganga bahageze kare ndetse bahamagaza na muganga Reyes ngo azane imodoka bamujyane iwe bamuvure. Ubwo bagezeyo mu gihe batangiye kumuvura kuko uvurana na Joe yashakaga ko bamubaga mu mutwe kugira ngo amaraso areke kuvira mu mutwe. Gusa kubera bari bamaze kubapinga baretse muganga Reyes aba ari we uvura, ubundi ba Joe barasohoka ngo baraciriritse. Ntihashize umwanya munini umukire Danielson aba arapfuye azize muganga udafite ubumenyi buhagije mu kuvura. Grace yaje yiruka aza gutura agahinda ke Joe arira cyane avuga ko se apfuye. Joe yaramuhumurije kuko ntacyo yari afite cyo gukora. Hashize akanya muganga n'umukobwa we ndetse na mama wa Danielson basohotse hanze basanga Grace ahoberanye na Joe. Byarabarakaje ndetse batangira gutuka Joe bamubwira amagambo mabi yo kumusesereza. Grace nawe yanze kurekura Joe kuko yumvaga nta handi yajya ariko nyirakuru amubera ibamba kuko yari yasabye muganga Reyes ko ubukwe babwihutisha vuba n'ubwo umuhungu wapfuye, ariko nta kindi yabikoreraga ni ukugira ngo imyenda ibaveho vuba. Reyes n'umukobwa we bagiye ku ruhande maze muganga amusaba ko yagenda agacunga Grace kuko ibindi nawe agiye kubyitaho, gusa wumvaga atitaye kuri Grace agiye gushaka ahubwo ari kureba cyane ku mitungo. Joe na muganga nawe bari mu nzira bitahira ndetse Joe yumva yiyanze kubera amagambo mabi yari yabwiwe na nyirakuru wa Grace, ariko muganga amubwira ko adakwiye kubabazwa n'ibyo ahubwo icy'ingenzi ari icyo agiye gukora Grace ntazamubure kuko amaze kubura se kandi ari we muntu ubundi asigaranye akunda. Yamusabye ko atazongera kwita ikinyendaro kuko bagiye kwitwa umwana we mu mategeko dore ko ari cyo kintu yari amaze guhaga abantu bamwangiraga. Muganga Reyes ubwo yabasanze mu nzira akimara kubabona yongeza umuriro ashaka kugonga Joe
ariko muganga yitangira umuhungu we dore ko yaje no kuhasiga ubuzima. Muganga Reyes yamubwiye ko bibaye byiza yava muri uwo mujyi akajya kure akareka agashaka Grace nubwo yari abizi ko atamukunda. Bukeye Joe yagiye kureba aho umurambo wa muganga bawujyanye, maze avuyeyo ajya kuzinga ibye ngo ave muri uwo mujyi ahunge. Gusa Grace nawe nta mahoro yari afite. Ubara inkuru yongera kutubwira ko nubwo tuba tubona icyumweru cyangwa ukwezi ari ibintu birebire, ariko ubuzima bwo ni bugufi. Icyo gihe bari barimo bunamira muganga ndetse na Danielson. Ubukwe bwa Grace n'umukire Reyes bwarateguwe ndetse Grace we bari bamugejeje aho ubukwe buri bubere bategereje Reyes. Aho Joe yari yagiye kwihisha, hari umwavoka wahageze amuzaniye ibipapuro byemeza ko yadabuswe na muganga Lawrence wapfuye. Byari ibyishimo kuri we kuko noneho yari abonye aho abarizwa ndetse yemerewe gukora icyo ashaka cyose. Nta gutinda yahise yirukira aho ubukwe bwari bugiye kubera ngo atware umukobwa yihebeye. Muganga Reyes hamwe na Joe bombi batanguranye kugera ku mugeni, ariko birangira Joe ahageze, ndetse ababutashye babona ko muganga nta kindi yari akurikiye uretse imitungo ahubwo atakundaga Grace. Byarangiye uwari warasigiwe Grace wo kumurera yemeje ko Grace na Joe bashyingirwa, ndetse na meya w'umujyi arabyemeza. Grace na Joe baje kubana, muganga Reyes aza gufungwa kubera ubwicanyi. Joe yaje kuba umuganga ukomeye w'umujyi wemewe, we na Grace baratunganirwa, ndetse Joe yubaka ivuriro ryo kuvuriramo.